Ule contractor amekuja hapa. Sasa nimepiga start hiyo gari yako ianze kulima kutoka kesho. Hatutaki mashamba yetu badala ya kuzalisha chakula watu wanaishi. Tunataka tupange mambo ya manyumba ndio tuwache kuharibu mashamba yetu ya kuzalisha chakula. Tuzalishe chakula, tuondoe aibu ya njaa. Hapa katika uwanja huu tutajenga nyumba 2,000 katika kiwanja huu. Hapa tunahitaji vijana karibu 3,000 ambao watakaofanya kazi hapa. Sisi tulikubaliana wera ni wera. Sisi tulikubaliana kazi ni kazi. Si ile itapatikana tutafanya. How can you on the one hand talk about affordable housing na ile kidogo wananchi wamejisaidia kuafford ile wanaweza kuafford unabomoa? Lakini mimi jambo langu moja ni naomba rais wetu kwa unyenyekevu William Ruto na kuita kwa heshima, onea mama wa huruma, hurumia wa mama. Ikiwa wewe ni hasira, naomba tu utusikilize na utuhurumie, na ukiona huruma kwa wale wananchi wa kawaida. Yes, reka twongere kubasuhuza inshuti bavandimwe ari nako tubaha ikaze kuri channel yanyu imenyere ko ibagezaho amakuru agiye atandukanye hirya no hino ku migabane igize isi. Ibanda kuri politiki, imyidagaduro, iyobokamana ndetse n'andi makuru agiye anyuranye cyangwa se andi makuru agiye atandukanye aba arimo aracicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Uyu munsi rero twaza kuba twibanda ku makuru arimo aravugwa cyane cyane mu gihugu cya Kenya mu mujyi wa Nairobi, aho amazu arimo aragenda asenywa mu buryo butunguranye cyane. Ahangaha hakaza kuba harimo amazu y'abanyamurenge bari bamaze igihe barubatse mu karere ka Kitengela, barayi bafite ubwoba ko aya mazu nayo ashobora gusenywa. Nkuko rero twagiye tubibona ku ma video agiye atandukanye arimo aracicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, amazu meza cyane ari muri aka karere cyangwa se aherereye muri aka karere ka Kitengela ho mu gihugu cya Kenya yagiye asenywa, aho bivugwa ko aya mazu yubatswe mu buryo
butari bwo, cyangwa se aya mazu yubatswe mu bibanza byagurishijwe mu buryo butemewe n'amategeko. Umwe mu bo twavuganye baherereye mu karere ka Kitengela utashatse ko tuvuga izina rye, yadusobanuriye ko ibi bibanza cyangwa se aya mazu aho yari yubatswe bwari ubutaka bwagurishijwe n'ubwoko bwitwa Bakamba, bukagurishwa ku baturage bagiye batandukanye, baba abanyamurenge ndetse n'abaturage bagiye batandukanye bandi b'abanyagihugu, mu buryo butemewe n'amategeko cyangwa se bukagurishwa n'abo twakwita ngo ni abatubuzi. Ubutaka rero uyu munsi ba nyirabwo bakaba barabuburanye mu rukiko ndetse bakaza no gutsinda, urukiko rukemeza ko aya masambu cyangwa se ubu butaka ari ubwa ba nyirabwo. Rero ba nyirabwo batsindiye ubwo butaka nyuma yo kuburana mu rukiko. Uyu munsi nibo rero batangije ibikorwa byo kugenda basenya ibibanza byagiye byubakwamo n'abantu batandukanye, cyangwa se byagiye byubakwamo n'abaturage bagiye batandukanye kandi bari barabiguze. Ibi ngibi rero bikaba byahangayikishije cyane ndetse bikaba byahagaritse umutima abanyamurenge benshi bari bamaze kugira ibibanza ndetse n'abari bamaze kubaka amazu menshi cyane agiye atandukanye ahakunze kwitwa ngo ni mu Ndegu. Umwe mu bo twavuganye utashatse ko tuvuga izina yavuze ko mu by'ukuri baraye bafite ubwoba bwinshi cyane ko isaha n'isaha aya mazu yabo bayabasenyera kandi bakayabasenyera nta ndishyi y'akababaro, cyangwa se bakayabasenyera nta kugaruzwa amafaranga yabo babashije gutanga mu rwego rwo kubaka aya mazu. Yagize ati badusezeranyije ko mu gitondo cy'ejo kuwa mbere aya mazu bazaza bakayasenya. Ati rwose mudusengere naho twebwe twabuze uko tugira twumiwe gusa. Mu by'ukuri reka tuvuge ko ibi bintu bibaye mu buryo butunguranye. Ntabwo ari abanyamurenge gusa, cyangwa se ntabwo ari ubwoko bw'abavuga ururimi rw'ikinyamurenge bari barubatse aha hantu, ahubwo barimo n'abanyakenya cyangwa se n'abanyagihugu benshi cyane bari baragiye bubaka aha hantu ndetse bakubaka baraguze ibibanza bazi ko babiguriye ba nyirabyo, nyuma bikaza kugaragara ko ibi bibanza byagurishijwe mu buryo nyuranyije n'amategeko cyangwa se mu buryo butemewe, cyangwa se bigurishwa mu buryo navuga ko ari ubw'ubutubuzi. Uyu munsi rero abubatse muri ibi bibanza navuga cyane cyane ku bwoko bw'abanyamurenge bafite ubwoba bwinshi cyane no kubasengera, bafite ubwoba bwinshi cyane kuba bashobora gusenyerwa aya mazu ndetse bagasenyerwa batabashije no kugaruzwa amafaranga yabo. Muri video rero twaberetse nuko birimo biragenda. Icyo dutegereje ni umunsi w'ejo kuwa mbere ahateganyijwe ko iyi tingatinga yarara mu rukerera igeze kuri aya mazu y'abanyamurenge babashije kubaka ahakunze kwitwa ngo ni mu Ndego. Icyo twasaba gusa ni uko basengera kugira ngo Imana ikomeze ibarinde cyangwa se Imana ibarenze icyo nakwita ngo ni ikibazo kibaye mu buryo butunguranye. Iyi ni Lucky TV 1, isoko y'ibyiza. Turakomeza tubakurikiranire amakuru uko bukeye nuko bwije, dukomeze tuba updating uko birimo biragenda muri aka karere ka Kitengela. Reka ngusabe gukora subscribe ukanda notification kugira ngo natujye dushyiraho ibiganiro cyangwa se tubashyiriraho amakuru ujye uba uwa mbere mu guhita ubona aya makuru. Ciao, ibiganiro byacu nakagaruka, tuzongera ubutaha. Imana ikomeze ibahe umugisha.